Kongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagawe na Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya 28 by'umweru bisanzwe, tariki 16 Ukwakira 2025. Ngaha amasomo yo kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya Bibiliya muri Raporo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 3:21 kugeza kwa 30. Bavandimwe, abantu bose baracumuye, naho amategeko ya Musa abereho gusa gufasha umuntu kumenya icyaha. Ubu ngubu ariko ubutungane bw'Imana bwarihishuwe hatagombye amategeko, intangamugabo n'amategeko n'abahanuzi. N'ubutungane bw'Imana butangwa no kwemera Yezu Kristo, bukaba bugenewe abemera bose nta vangura, kuko bose bagomye bakivutsa ikuzo ry'Imana, ariko bahabwa kuba intungane n'ineza yayo ku buntu, babikesha gucungurwa na Kristo Yezu. N'Imana yagize intangaciro mu maraso ye kubw'ukwemera, kugira ngo igaragaze ubutungane bwayo, yo yarenze ku byaha bya kera mu gihe yabyihanganiraga. Ubu ngubu rero igaragaza ubutungane bwayo kugira ngo ibe intungane, kandi ihe kuba intungane ugengwa no kwemera Yezu. Wamwirata ushingiye se noneho warashize, uzize irihe teka, iryo kubahiriza amategeko? Oya, ahubwo itegeko ry'ukwemera. Koko rero turahamya ko umuntu ahabwa kuba intungane n'ukwemera hatagombye ibikorwa by'amategeko. Mbese Imana yaba y'Abayahudi bonyine? Ntabwo se ari iy'abanyamahanga? Yego, ni iy'abanyamahanga. Ubwo ari Imana imwe, izaha uwagenwe kuba intungane abikesha ukwemera, n'utagenwe nawe abikesha ukwemera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 130. Uhoraho ahorana imbabazi, akagira ubuntu butagira urugero. Uhoraho ndagutakambira ngeze kure, Uhoraho umva ijwi ryanjye, utege amatwi ijwi ry'amaganya yanjye. Uhoraho mutse witaye ku byaha byacu, Nyagasani ndarokoka. Ariko rero usanganywe imbabazi, kugira ngo baguharanire icyubahiro. Nizeye Uhoraho n'umutima wanjye wose, nizeye ijambo rye. Umutima wanjye urarikiye Uhoraho kurusha uko umuraririzi ategereza umuseke. Uhoraho ahorana imbabazi, akagira ubuntu butagira urugero. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mw'ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 11 umurongo wa 47 kugeza kwa 54. Muri icyo gihe Yezu abwira abigisha amategeko ati, nimwiyimbire mwe mwubakira imva z'abahanuzi, kandi arabasokuruza banyu babishe. Bityo mumuhamya kandi mugashima ibyo abasokuruza banyu bakoze. Bo bishe abahanuzi, mwe mukubakira imva zabo. Nicyo cyateye Imana nyir'ubuhanga bwose kuvuga ngo, nzabatumaho abahanuzi n'intumwa, bazica bamwe abandi babatoteze. Niyo mpamvu ituma b'iyi ngoma bazaryozwa amaraso y'abahanuzi bose yamenetse kuva isi gitangira, uhereye ku maraso ya Abeli kugera ku ya Zakariya batsinze hagati y'urutambiro n'ingoro. Koko ndabibabwiye, ab'iyi ngoma bazayaryozwa. Mwiyimbire bigisha amategeko, mwe mwatwaye urufunguzo rw'ubumenyi, mwebwe ubwanyu ntimwinjire, kandi abashatse kwinjira bakababuza. Yezu avuye aho ngaho, abigisha amategeko n'abafarisayi batangira kumuzira no kumuvugisha menshi, bamubaza bamwinja kugira ngo bumufatire mu magambo ye. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Umunsi umwe mwarimu mu ishuri yabajije abana ati, impusane y'umugabo ni iyihe? Bamwe bati ni umwana, abandi bati ni umugore, abandi bati ni imbwa. Muri abo uko ari batatu, uwageze ku gisubizo mwarimu yashakaga ni uwuhe? Ese ntiwavuze umwana, ntiwavuze umugore, ntiwavuze umugabo? Akenshi mu buzima bwacu dukunze gukora ikinyuranyo cy'icyo turi cyo. Imana yagutoye ngo ube umuyobozi, ariko icyawe ukayobya. Ngo utayobora arayobya. Nawe rero ndakwifuriza kuba umugabo, bityo ntuzabimbwa. Bityo abo ushinzwe ubasohoze ku Mana buri munsi. Nyagasani yaguhaye ibyo ukenera byose, aguha ubuyobozi, aguha ingoni y'ubushumba, aguha ibyo uzakenera byose kugira ngo uyobore imbaga y'Imana, umuryango w'Imana. Ese urabikoresha ubayobora heza? Dore ko kuyobora ari ukuyobora ijuru. Igihe cyose uzayoborera ikuzimu, uzamenye ko wowe ubuyobozi bw'Imana, Imana yagutije, watangiye kuba umunga.
watangiye kubukoresha nabi. Na niyo mpamvu amasomo y'uno munsi afite intego remezo, urufunguzo rw'ahari ibiryo. Bityo urwo rufunguzo niba urufite rw'ahari ibiryo, ushobora gufungura ugafungura ariko ukaza kwibuka no gufungurira abandi. Intego remezo yacu ya buri munsi, ijambo ry'Imana rya buri munsi, tumenye ko dufite urufunguzo rw'ahari ibiryo. Bityo nawe ujye ugerageza ufungure ijambo ry'Imana. Ikizakubwira ko ufungura ijambo ry'Imana ni uko uzafungurira n'abandi. Rero urwo rufunguzo rufite, nanjye ndarufite, kubw'ineza y'Imana Imana yatugiriye ikaduha guhurira kuri buri munsi kugira ngo tuyihimbaze. Urufunguzo rw'ahari ibiryo. Nawe rero urwo rufunguzo urukoreshe nk'umuntu w'umugabo, nturukoreshe y'imbwa. Bityo abo ushinzwe ubageze ku Mana, abo ushinzwe ntubakandagire, abo ushinzwe ntubarindagize, ahubwo uberekeze ku ijuru. Ngurwo urufunguzo wahawe, urufunguzo rw'ijuru, urufunguzo rw'ahari ibiryo. Umuntu ufite urufunguzo rw'ahari ibiryo nta mwiryanagira, nta shyaragira, nta bugome n'ibindi byinshi cyane bishamikiyeho bigenda biyongobeza abana b'Imana. Urufunguzo rw'ahari ibiryo. Fungura, ufungure kandi ufungurire abandi buri munsi. Mu kuzirikana ku rufunguzo rw'ahari ibiryo tugiye kuzirikana ingingo 3. Ingingo ya mbere iraza kuba igisobanuro cy'urufunguzo. Ingingo ya kabiri urufunguzo rw'umukiro. Ingingo ya gatatu urufunguzo nk'ububasha. Reka duhere ku ngingo ya mbere. Urufunguzo ni iki ubundi? Urufunguzo ni urufungura kandi rugafunga icyumba, inzu cyangwa n'ahandi warukoresha. Ni ikimenyetso cy'ububasha. Ububasha ushobora kuba ari ububasha bw'ikuzimu kwa sekibi, kwa shitani, cyangwa ububasha bw'ijuru, ububasha bufungura ijuru, yanze rerekeza abana b'Imana mu ijuru, ukabura rubitse rero urwo rufunguzo. Urufunguzo kandi ni ugufungura ndetse no gufunga, kwica cyangwa ugakiza ntawamenya, kuboha cyangwa kubohora, mbese nka za mfunguzo Petero aha Yezu. Urufunguzo rw'ijuru, kugira abandi neza. Ndetse urufunguzo hari n'ibindi bimenyetso by'ubuzima Imana igenda iduhereza bijya kumera nk'urufunguzo bituganisha ku bubasha bwayo dufite tugomba gukoresha neza. Harimo nk'inkoni, kuyobora abana b'Imana. Harimo ingofero, ikimenyetso cy'ububasha n'ubundi, inkweto, imyambaro, kashe, handi tugomba gutera kugira ngo ducungure abana b'Imana. Ese urufunguzo ufite ni urufunguzo rufungura kwa nyirarupfu cyangwa ni urufunguzo rufungura kwa nyirijuru ahari ubuzima? Wowe ufite uruhe rufunguzo? Rw'ahari ibiryo, rw'ahari ubuzima, cyangwa rw'ahari urupfu? Yibaze nanjye nibaze. Ingingo ya kabiri, urufunguzo nk'ikimenyetso cy'umukiro. Nyuma yo kureba igisobanuro cy'urufunguzo, nawe uzi kwibaza ikibazo urwo ufite urwo ari rwo. Ese uyobora abana b'Imana mu ijuru cyangwa ugenda weyongobeza ubashyira kwa sekibi? Isomo rya mbere turi kwakira, Pawulo mutagatifu aratubwira uwaducunguye, Yezu Kristo, wa wundi ufite urufunguzo rw'umukiro, wa wundi udukiza ibyaha. Mbese rwa rufunguzo Petero aha Yezu ati aho muzakiza ibyaha, rwa rufunguzo Yezu aha abigishwa bati aho muzakiza ibyaha bizaba bikijijwe, abo mutazabikiza bazabigumana. Mbese ufite urufunguzo rwo kuboha ndetse no kubohora, kubohora abana b'Imana ku ngoyi. Nk'uko Yezu Kristo yadukirishije urupfu n'izuka bye, amaraso yatumeneye, bityo natwe niwe dukesha gucungurwa, niwe dukesha kubaho. Nk'uko Pawulo akomeje kubitugaragariza muri iri somo rya mbere. Nawe nanjye kimwe n'umubyo wa Zaburi twongere dutekereze ku mpuhwe Imana itugirira. Ya Mana ifite urufunguzo rw'imbabazi. Uhoraho uramutse witaye ku byaha byacu, Nyagasani nde warokoka. Ariko erezoma usanga mu impuhwe n'imbabazi. Impuhwe zawe n'igisagirane. Na niyo mpamvu tuzi imbere y'Imana twibutswa ko turi abanyabyaha, dukeneye gufungurira ijuru, dukeneye kongera ka karyango rwa rugi, kurweyura rwa rugi, kurufungura kugira ngo twinjire dusangire imbabazi z'Imana, dusangire ibyiza by'Imana. Ivanjiri no munsi nayo harimo urufunguzo. Yezu uri kugaya abafarisayo n'abigisha amategeko, bo bari abahanga ariko ntibagerekeze ku Mana. Mu gihe cya Yezu abafarisayo bari bashinzwe imihango nyobokamana, le culte divin. Hanyuma abigisha amategeko bari inzobere mu mategeko reka tuvuge y'Imana.
bakeburaga abantu bakabigisha. Abo rero bari abahanga bakomeye, na n'ubu abahanga baracyariho. Amategeko n'abafarisayi twaberekeza ku ngoro y'Imana turi mu ngubu. Abihaye Imana bafata iyo myanya kimwe n'abigisha amategeko n'abafarisayi mu gihe cya Yezu. Igihe tuyobora umuryango w'Imana tukayobya, igihe dukinga tukajugunya imfunguzo, ntitwongeye gukingura ngo twinjire n'abandi ntibashobore kwinjira. Uwo ni wowe Yezu agaya. Mwibere bigisha amategeko n'abafarisayi mu mwatwaye urufunguzo rw'ubumenyi, mwebwe ubwanyu ntimwinjire kandi abashatse kwinjira mukababuza. Amen, amen, amen. Uze kwibaza umwanya uri gukinaho kugeza uyu munsi. Buri munsi uyobora abantu bangahe ijuru? Cyangwa buri munsi uyobora abantu bangahe kwa Sekibi? Bitewe n'ingeso yawe mbi, bitewe na rwa rufunguzo Nyagasani yaguhaye none ukaba rwaragiyeho umugese kubera kurufungura nabi cya cyumba ukoramo ibidakwiye. Urwo rufunguzo kuko urwo rufunguzo, ese aho ufungura hari ibiryo cyangwa hari uburozi? Hari umuti cyangwa hari uburozi? Amasomo y'uyu munsi arareba twebwe abayobozi twibwira ko dufite ububasha, ariko ukibaza n'ububasha bw'Imana cyangwa n'ububasha bwa Sekibi. Na niba ku ngingo ya 3 tujya kuvuga ku bubasha, urufunguzo rw'ububasha. Abantu benshi iyo bahaye urufunguzo akenshi dukunze kurangwa no guhita dukinga, tukiyemera, tukagenda, tukigira ibyigenge aho kureka Nyagasani agatugenga, kuko niho duhaye ubwo buyobozi, niho duhaye ubwo bubasha. Igihe dukunze gukoresha ububasha ku giti cyacu aho kugira ngo dukoreshe ubwo bubasha kuba buduhaye. Nyagasani ubasha duha buri gihe nubwo gukiza, nubwo kubohora, nubwo kwita ku bandi, nubwo kugira abandi neza. Rero uragowe niba ubasha ufite ari ubwo guharabika abandi, kuboha abandi, kwica abandi. Ibyo ntabwo ari Nyagasani wabiguhaye. Nyagasani aherutse guha urufunguzo rwo hari ibiryo, ufungure kandi ufungurire abandi. None wowe birashoboka ko kubera umwiryo n'umuhimbo wanze no gufungura ndetse no gufungura ntiwabyikoza, none abandi bicishije inzara. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo hari umuyobozi mu karere wari ufite imiyoborere myiza, wayoboraga neza, bakamushima, agatwara ibikombe bikomeye cyane, ari imbere mu baturage bose bakamukomera amashyi. Ariko umunsi umwe igihe kiza kugera, bamaze kubona ibyo bikombe amaze kwigwizaho, nuko abayobozi bo hejuru baza kumubaza bati, urabona aba baturage uyobora ushinzwe kwabakorera iki? Tubwira ikintu gikomeye cyane ubona twabakorera, mbese wabasabira tukabakorera kugira ngo bakomeze kumererwa neza. Wa muyobozi ngo agenda hirya, agenda no hino, yongera aratekereza, arebye hino, arebye no hirya, aravuga ati nta kindi aka karere gakwiye usibye prison, kugira ngo nzafungishe mpane ziriya ngegera, ziriya ndaya, bariya bagome. Hakwiye prison ahantu kugira ngo abantu bajye ku murongo, duhane indaya, duhane ingegera, duhane ibisambo. Ngaho fora nyine niba ubusabe buza kwakirwa, igihe kiza kugera koko ubusabe bw'umuyobozi kubera igitinyiro yari afite, dore ko yari mu bavuga ari kijyana, ukibaza iyo rijya rikakuyobera. Nuko bagize bacya ya prison ngo bagejeje muri ka karere. Ubwo abaturage barabafunga, barongera barabafunga, akakoza amakosa kose bakagafunga, indaya, ingegera koko zirafungwa, ibisambo, bajura, abicanye, abarozi n'abandi benshi cyane baguma muri bwa buroko. Ya prison nyine ibirafashe, bwa buroko barafashe, wamuzi cyasabwe kigerwaho. Nuko mu kwishima ngo ategura uburyo azajya mu mahanga kujya gucelebra, kujya kwishimira icyo gikorwa gihambaye yagezeho, ko abantu batangiye no kumutinya. Nuko ngo agiye gusohoka igihugu, agiye mu mahanga, yirebye ibyangombwa ahantu yari yabisize, arabishaka arabibura, yongera abishaka arabibura. Baza kwibuka ko ibyangombwa yabisize muri prison, cya gihe yari agiye kwishongora kuri abo ngabo bari muri prison. Yibuka ko ariho yasize ibyangombwa bye mu kabarete, mu gakapu yari ajyanye. Aratangira aribaza ati, nk'ubu koko nsubiyeyo ntibahita banyica? Ibyangombwa ndabibona nde? Abuze uko abigenza kubera ko urugendo yari yarangije kurutegura no kuruteganya, afata icyemezo cy'uko agiye kunyura inzira y'ubusamo. Bityo
akigera mu mahanga hatatongera gusubira inyuma bakaba bamugera bakaba bamwica. Umuyobozi ngo rero nyizugeza Busamo ngo naho bahise bamufatira bamufata nk'uri guhunga, ako kanya bahita baramuboha nyine bajya kumufungira muri prison y'Indara, Ingegera, Mayibobo, Inzererezi. Nuko yaje kurangira bamugaruye muri ya prison ya yindi nyine yafungirwaho muri Inzererezi, Indaya, Ibyomanzi, Ibirara, Inzererezi, kuko nyine nawe bamufashe nk'inzererezi mu zindi zose ari guhunga ari gucika. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Umutego mutindi ushibukana nyirawo. Urwo rufunguzo ubwo basha wahawe, ubwo butegetsi ufite, ese n'urufunguzo rugana ijuru cyangwa n'urufunguzo nawe ruzagushirishamo? Navugaga muri prison, nivugiraga prison icyaha kituboha kikatubuza kwegera Imana. Wasanga nawe hari icyaha ufite waboshya abandi, warangiza nawe ukiboha. Icyo cyaha cyakuboshye, iyo prison urimo. Ngiye gusoreza ku ijambo rimwe riza kugufasha kwisuzuma niba uri umuyobozi uyobora ku Mana cyangwa uyobora kwa Sekibi, bitewe n'imbaga ushinzwe na rwa rufunguzo ufite uko ukoresha. Ijambo bita mu Gifaransa responsable ni ijambo rituruka kuri rindi ry'ikilatini, inshinga ivuga ngo respondere, bikavuga ngo gusubiza. Responsable rero ni umuntu usubiriza abandi, ni umuntu usubiza mu kigo cy'abandi. Ni wa muntu baza akabasha gusubiza, ni wa muntu baza uti harya aka karere gakeneye iki, uko ufite ubuyobozi abaturage twabakorera iki, ni uko umuyobozi akabasha gusubiza. Icyo gisubizo rero utanze iyo cyerekana nyine kuri umuyobozi cyangwa kuri umuyobe. Kuba responsable, ushobora gusubiriza abandi, ushobora gusubiza mu kigo cy'abandi kandi ugasubiza neza. Wa wundi ubona ibibazo aho biri agashakisha igisubizo. Responsable ni umenya gushakisha igisubizo kandi gikwiye, bitewe n'ahari, bitewe n'ubushya yoboye n'imbaga yoboye, kumenya gushakisha igisubizo kandi gikwiye. Uru rufunguzo ni ugusaba igikwiye, ni ugukoresha neza ububasha wahawe, ni ugukiza aho kwica, ni ukubohora aho kuboha, ni ukwerekeza abantu mu ijuru. Muyobozi responsable, nawe nkwifurije gusubiriza neza imbaga ushinzwe, gutanga igisubizo gikwiye, gusaba igikwiye. Nusaba igikwiye, Nyagasani umubyeyi usumba bose buri gihe yumva isengesho ry'umuyobozi umutakambira uri gusabira imbaga. Bityo nawe umenye gufungura, ufungure kandi ufungurire abandi buri munsi kubw'urwo rufunguzo rw'ububasha Nyagasani yaguhaye kubera ineza ye. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ari masomo kwa Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.